papa yaje kumva yuko nabonye igare, maze kubona igare yahise ava iyo yaragiye agaruka mu rugo, ariko mu rwego rwo kunkoresha mu buryo bwo gusabiriza, araza akajya nembereza mu mujyi itandukanye, hari Kamembe, umujyi wa Kamembe, mu Bugarama hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ndetse harimo n'umujyi wa Bukavu mu gihugu cya Congo, ndetse no mu mujyi wa Butare nawo twageze icyo gihe ndimo kugenda asabiriza, ariko amafaranga yose nabonaga niko yamuherezaga akayakoresha ibyo yashakaga. Ikintu cyaje kumbabaza muri icyo gihe nuko naje kumwaka amafaranga yo kugura umwenda, arahanuka ambwira nabi cyane. Amaze kumbwira nabi cyane, naje kubabara muri njyewe, nibwo naje gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka noneho shaka uburyo nahunga papa nigendere aho atazongera kumbona. TV n'umwambagiza amakuru ndetse n'ibiganiro bigiye bitandukanye, ariko kandi byigisha abanyarwanda muri rusange, kugira ngo buri munyarwanda wese yumve ko akwiriye kugira uruhare muri sosiyete nyarwanda, yumve ko aho umunyarwanda atsikiye undi avuga ati impore, umunyarwanda wese akumva ari mu murongo umwe n'uw'abandi. Ariko kandi hano turagira tuti uw'Imana yatije amaboko, uw'Imana yatije ubutunzi, abapasiteri, ababwiriza butumwa mu matorero agiye atandukanye, inkunga yanyu, amasengesho yanyu hano byose birakenewe. Mushobora kwibaza ngo ndihe, ndahagana he, ariko kandi ubu tuvugana ndi mu murenge wa Gahanga mu karere ka Kicukiro. Aha turi kumwe n'umusore, ariko umusore ufite ubuhamya, nongere ngo ubuhamya, ariko kandi bubabaje ku buryo umutima wawe nubwumva urumva ko umutima wawe hari aho wagera ugakora ahantu ukavuga uti nanjye mu by'Imana yamaye, mu by'Imana yangabiye, mu butunzi mfite nshobora gukoraho nimba nari burye gatatu, ariko nkarya kabiri, rimwe nawe akarirya, kugira ngo nanjye numve koko uyu munyarwanda, uyu musore nawe afite umubiri nk'uwanjye. Nta kindi rero tubasaba no gukora subscribe kuri channel, kugira ngo amakuru n'ibiganiro ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, ariko kandi byigisha kandi byubaka sosiyete nyarwanda bigiye bibageraho tukimara kubitunganya. Reka rero tumuhe ikaze atangira twibwira, ntimukureho murandasi zanyu, kugira ngo iki kiganiro tugikomereze hano, uyu musore atubwira ubuhamya bwe. Tugoye karibu kuri Face TV. Murakoze cyane. Tugoye karibu kuri Face TV. Murakoze cyane. Nitwa Tuyisenge Ananias, papa wanjye akitwa Bagiri wabo Aburahamu, mama akaba yitwa Tereza Mukamuganga. Navukiye mu karere ka Nyamasheke mu murenge wa Kanjongo, ariko by'umwihariko nakuriye mu mujyi wa Kamembe, hari Rusizi, mu karere ka Rusizi. Ndi umwe mu basore bafite ubumuga. Subinyemo gato, navutse ndi muzima, afite amaguru, ngenda nk'abandi, maze kugeza mu myaka 8 ubwo nemaze kugitangirisha umwaka wa mbere primaire. Naje gutandi muzima, maze gutandi muzima, ndaryama mu gitondo mbyutse ngo subire ku ishuri, amagurutse sanga biranga, amaguru sanga yihinye atabasha kurambuka. Uwo munsi bashuye kumpa inkoni, magurukira ku nkoni, mbasha kujya kuri toilette, ariko umunsi wa gatatu ninangiye kugenda hasi ndimo gukamakamba. Kuva icyo gihe kugeza na n'uyu munsi sinigeze ngwara, sinigeze numva uburibwe mu mubiri, ni ibintu byaje ngucyo gusa, nzi ko biraza bikarangira mwongera nkagenda, kuko sinumvaga uburibwe. Muri icyo gihe ntabwo byanyoroheye, kubera yuko papa ntabwo yahise abifata neza, yahisemo kuduta aragenda, asiga ndi kumwe na mama. Famille isa nkaho iniranyishyira ku ruhande. Mara imyaka 4 nirirwa mu rugo nafite akagare ko kugenderaho. Murabyumva ntabwo byari byoroshye ku muntu ufite amaguru umenyere kugenda uko ashaka. Wari umubabaro ukomeye cyane kuri njyewe. Nyuma yaho umuntu aje kunkora ubuvugizi mu murenge, nza kubona igare ryo kugenderaho. Nyuma yo kubona igare, ubwo nari maze kubona, nari maze imyaka 4 ngenda hasi nta gare mfite. Urabyumva, kugenda no gukamakama byageze icyo gihe biranga. Imvura aho bansigaga, imvura ikagwa niho yanyagiraga, njya kugeraho nugama imvura imaze guhita.
iyo basigaga hanze izuba rikarasa najyaga kugiraho nugama izuba ryamaze kurenga. Ariko nyuma yaho naje gukorerwa ubuvugizi, maze gukorerwa ubuvugizi mbona igare ryo kugenderaho, ariko sinashoboye gusubira mu ishuri, ahubwo bite n'uburyo nari mbayeho n'ubuzima nari ndimo, icyo kurya cyari ikibazo. Urumva mama ajyaga guhingira abantu kugira ngo abone ibyo kudutunga, akagera mu rugo saa moya za nijoro kumara imyaka ine yose. Papa yaragiye atari mu rugo, ariko nyuma yaho papa yaje kumva yuko nabonye igare, maze kubona igare yahise ava iyo yaragiye agaruka mu rugo, ariko mu rwego rwo kunkoresha mu buryo bwo gusabiriza, araza akajya anembereza mu mijyi itandukanye. Hari Kamembe, umujyi wa Kamembe, mu Bugarama hafi y'umupaka w'u Burundi n'u Rwanda, ndetse harimo n'umujyi wa Bukavu mu gihugu cya Kongo, ndetse no mu mujyi wa Butare nawo twageze icyo gihe ndimo kugenda asabiriza. Ariko amafaranga yose nabonaga niko nayamuherezaga akayakoresha ibyo yashakaga. Ikintu cyaje kumbabaza muri icyo gihe nuko naje kumwaka amafaranga yo kugura umwenda, arahanuka ambwira nabi cyane. Amaze kumbwira nabi cyane naje kubabara muri njyewe, nibwo naje gufata icyemezo cyo kuvuga ngo reka noneho shaka uburyo nahunga papa nigendere aho atazongera kumbona. Naje kubikora koko, nza kuva mu mujyi wa Rusizi nza mu mujyi wa Kigali. Nabwo n'indi ntambara nari nangiye kabiri, kuko i Kigali nta muntu umwe nari mafite twari tuziranye. N'uwo twatuziranye ageze i Nyabugogo ambwira ko atanzi, arambwira ngo wibeshye nimero, ongera uhamagare neza. Ndamubwira ati nyamara ningiye kanaka nageze i Nyabugogo uva umfata, ariko nawe uwo munsi nawe yaranyihakanye, ntabwo byari byoroshye. Naje gufata imodokari mbwira umushoferi, ndamubwira ati ndashaka kujya Kicukiro, kuko numvaga ningera Kicukiro byibuze ndi buhasange bamwe mu bantu b'i Kamembe b'iwacu, wenda akaba yancumbikira nk'umunsi umwe, bugacya wenda nishakira ahandi ho kuba cyangwa se nkasubira no mu rugo. Siko byagenze. Umushoferi yaje kongera mu Kimironko, ariko kujya Kimironko ko bwari ubwa mbere numvaga yuko ari Kicukiro njyanye, ntabwo nari nzi ko ari Kimironko. Ngeze Kimironko nakomeje gushaka inzu yo kubamo ndayibura, bakanca amafaranga 30,000, undi ati 15,000, abandi 20,000, kandi nta mafaranga nari mfite n'igiciro cy'ijana nari mfite uwo munsi. Ariko kubw'amahirwe bigeze mu masaha nimugoroba naje kubona umujyaneza arambwira ati rero nubwo nta mafaranga ufite vayo tujyane aho ndi burare, nawe uyu munsi aba ari hurara, wenda ejo nubona amafaranga uzishyura inzu. Niko byaje kugenda, ubwo tuba Kimironko tuza hano mu murenge wa Gahanga, ari naho ndi. Ubwo byari mu 2010 kuko 2012 nibwo naje gukizwa nza kuba umukristo. Ariko ubwo subi inyuma ho gatoya, bite n'ubuzima nari mbayemo, nuko famille yaraneriranye, umuryango waranaye, nta muntu nyitaho, nta muntu nkurikirana, n'agahinda n'umubare uko nari mfite ubumuga byaje gutuma niyahuza kuntangira kunywa inzoga, nangira kunywa itabi, numva ko ari cyo gisubizo. Ariko nubwo nabikoraga nyine nabikoraga nzi ko wenda ndi bugire umuneza ndibwibone byishimo, ariko nanone niko narushaga kugira umubabaro. Uko nabikoraga niko narushaga kugira umubabaro. Ariko ndashima Imana yuko mu 2012 nibwo naje gukizwa, nza kuba mu itorero mbanamo imyaka 5 ndi mu rusengero, kubera ko famille yanjye bo ntago bumvaga uburyo nabacitsemo, numvaga uburyo nabaciye, kandi barankoreshaga mu byo gusabiriza, kandi amafaranga mbonye bakayakoresha ibyo bishakira. Baje kunkurikirana nabwo bansanga nayo i Kigali, maze kusanga nayo i Kigali, urumva ntago bari bagifite uburenganzira, bari bakifiteho uburenganzira bwo kumbwira ati vayo twongeye tugukoresha nk'uko wakoraga. Baje kugenanga rero biba ngombwa babonye uburyo hameze n'uburyo ari heza, baza kugurisha aho bari batuye Cyangugu, bimukira nangaha, ubu batuye hano i Nyamata. Nibwo buryo baje kugera i Nyamata. Ariko ngiye kubera ko nabaga mu rusengero nari maze gukizwa, nakomeje nguma mu rusengero maramo imyaka 5 yose ndi mu rusengero. Muri iyo myaka 5 ndi mu rusengero naje guhuramo n'ibibazo byinshi cyane, ari nabyo byatumye mva mu rusengero. Avuga ati noneho ubwo meze ngucya, reka mve mu rusengero njye kwikodeshereza hanze. Muri iyo myaka 5 nabaye mu rusengero naje guhuramo n'ibibazo bikomeye,
aho batwicishaga inzara turi mu rusengero, kandi ubwo niko dusenga, niko nari umuririmbyi, ndi umucuranzi, ndi umuyobozi uhagarara abanyamasengesho mu itorero. Ni gahunda nyinshi nakoragamo mu rusengero, ariko buri umuntu wagerageza kungira neza ari mu rusengero bumvaga ko abayo yahitaga ahinduka umwanzi w'urusengero, bakamufata nabi. Bamwe mu bapasiteri twari kumwe bakamufata nabi, ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru. Byari ikibazo, ariko uko byakomeza kugira ngo icyo niko nanjye n'inzara, niko batwicishaga inzara, kwambara ubusa, nta mwenda wo kwambara umuntu abona, amavuta yo kwisiga nta mavuta yo kwisiga umuntu abona, isabune yo gukaraba byari ikibazo. N'abo twabanaga bajya gukora akazi bakabwira yuko gukora atari ibyo, ahubwo itorero ari ryo rigomba kugira ute gutumenyera byose. Amwe mu magambo batubwira ati itorero niyo alimentation yawe, urusengero niwo mugore wawe, niyo nzu yawe, niyo modoka yawe. Ariko ukibaza uburyo uzabigeraho no kurya ari ikibazo, ugasanga n'uburyo bwo kudukoresha nk'abaretwa. Ariko nyuma yaho twaje gusenga, kunasengaga mbwira Imana ndashaka kumufasha ibintu nkabitambuka nkabirenga. Imana yaje kubikora, nkora indirimbo. Maze gukora indirimbo, ubwo bari baze kubona ko natenda intambwe, nibwo naje kugira ute umuyobozi mukuru yaje ambwira ati none ubwo bimeze gutya, tuva mu rusengero ugira ute ugende. Ubwo yaje gutwirukana mu rusengero. Maze gutwirukana mu rusengero, ariko sinacika intege, nkomeza gukora. Ubwo nibwo yaje kunyirukana mu rusengero rwiwe, ariko sinacitse intege, nakomeje kwizera Imana, nkomeza gusenga. Muri uko gusenga Imana ikanyifasha, nkabona udufaranga dukeya, nkajya muri studio ngakora indirimbo imwe, ashira amezi angahe, Imana mu tundi dufaranga ngakora indi ndirimbo, ngera ku rwego rwo gukora video, ngera ku rwego gukora, umaze kugeza indirimbo 8 n'izindi ziri muri studio zitarasohoka. Ubwo nibwo Imana yaje kumfasha kugeza na n'uyu munsi. Hanyuma tukiri hano, uyu mukecuru mwicaranye mufana iki? Murakoze. Uyu mukecuru twicaranye ni umugiraneza. Bamaze kunyirukanaho nabaga ku rusengero, naje guhura nawe muri uyu mwaka, mu kwezi kwa mbere nibwo twahuye. Arambwira ati none ubwo udafite aho kuba vayo ubi wanjye, nujya ubona amafaranga uzajya unyishyura, nayabona kandi nta kibazo, sinzakwirukana, ujya uzayabonera uzajya unyishyura nta kibazo. Hanyuma tukiri hano mukecuru, iby'uyu muhungu cyangwa se iby'uyu musore avuze nibyo? Iyo umwana ibyo avuga nibyo. Umwana nyine amaze kuva muri inkuru ze zo mu rusengero narazumvaga, nkumva ukuntu amerewe, nkumva biramvunye. Ariko igihe cyaje kugera, noneho sinzi aho yabaye hariya hafi yanjye, nkajya musura, nkamusuhuza, nkamushyira n'icyo kurya. Noneho naho bamaze kujya kuhubaka amasite agiye ahandi, akajya abura amafaranga yo gutanga. Ndavuga nti rero abagira neza baraza bakagufasha, bakakwishyurira inzu. None ubu ngubu ngwino hano, ngwiye aho uzajya uryama, nubona amafaranga bakwishyuriye, baje kukwishyurira, nabagira neza baza kumwishyurira. Bakunzi ba Festival rero, twari twimuye ikiganiro kubera imvura yari turogoye. Mushobora kwibaza ngo aba bantu ko bahinduye icyicaro, ariko kandi murabona ko imvura yari irimo igwa rwose, niyo mpamvu twimuye icyicaro. Hanyuma mama, tugikomeza, wahoze uvuga ko uyu musore umucumbikiye. Nyine amaze kujya mu buzima bumugoye cyane gutyo, mu buryo bwo kubaho, kurya mu buryo bwo kubaho, kubona icyo yambara, mu buryo bwo kubaho, mu kuryama. Urumva ko i Kigali birasaba kuba ufite inzu uryamamo, birasaba kuba ufite uburyo bwo kubona icyo urya. Byari bimugoye, n'ubundi ntibimubujije kumugora, ariko naje kumva ngize umutima w'impuhwe. Umuntu utagenda n'amaboko buriya yarahetamye, nayo nta kintu yakora. Ndavuga nti reka muhe inzu, noneho nabona umugira neza umuhereje mu bufasha bubiri. Hariho ubufasha bwo kumuhereza mu ntoki, hariho akarundarunda, hariho n'ubufasha bwo kuza ari umugira neza ufite impuhwe, akaba yamubaza ati inzu muyikodesha ngahe, akabwira ati ni 15, bakayamusigira cyangwa bakayampereza,
akaguma mu nzu numva yuko ukwezi bakundiye. Ubwo nuko nguko byagenze. Nuko rero muhinzu ariko nkaba numva afite umutima w'impuhwe yuko amafaranga atabonetse naba mworoheye akazayabona, akazagira umugiraneza umufasha, kuko simbibona ko ahaguruka ngo hagire ahantu yakura. Ariko umugiraneza yaje aramuhereza mu ntoki, cyangwa se akavuga ati reka inzu yose nyiriye. Nuko nguko ariho ubundi akashakishakira icyo kurya, uwo mwana nawe umucunga umujyana aho akeneye nijoro, aho akeneye ku manywa, aho akeneye kugenda muri utwo tuntu twose agerageza gukora. Ni n'intwara ahubwo. Nuko uko ngubwo urumva yuko nawe aba akeneye kurya, uriya mwana aba akeneye kurya. Ubufasha rero naje kumugirira n'ubwo ngubwo kugira ngo umworohereze nk'umuntu usenga. Hanyuma nkaho nk'umuntu w'umubyeyi ariko kandi umucumbikiye, ukavuga uti amafaranga atabonetse nta kibazo, ariko kandi nabwo abonetse yanyishyura. Hanyuma uruhare rwawe cyangwa se uruhare rw'abaturanyi, uruhare rw'abantu bazana muri runo rugo, uruhare rw'inshuti zawe rwo rugeze he kuri uno muvandimwe w'umusore? Ndetse kwihagurukira gusa, nanjye naje ndi umuntu w'umwimukira, nta nshuti ifite inaha ngaha ishobora kuba yamfasha mu bibazo bivutse mu rugo rwanjye, cyangwa se mu bindi bintu bimeze gute. Afite kujya mu rusengero bakagira icyo bamufasha, afite kugenda mu muhanda agahura n'abantu bamuzi, nanjye n'abanzi bakavuga bati kwa kanaka gutyo, ariko bitavuze ngo ndamufashije kuko aba hariye. Uko ngubwo nuko nguko yibereyeho. Ni nk'inyoni, iyi nyoni yisanze ibyitoragura mu rugo, byamenetse irabitoragura. Nawe nuko nta muntu umwishingiye uriho uretse gukubitana n'umugiraneza gusa akamuhereza 10, 20, 30. Inzu urumva ko bayirishya amezi 2, ariko 3 aracyarimo. Ubwo rero kwihangana kwanjye si ukuvuga ko hariho icyo nkizeho cyakagombye kuvuga ngo bimpaye kwihangana, ahubwo ni umutima w'impuhwe niwe unyihanganishije unkomeje, kuko nzi uwo nkorera, ariko nkaba nzi neza yuko aramutse abonetse, kwaba kumwe yaba abonekeye rimwe, byagenda gute nayashyikira. Hanyuma tukiri hano ariko kandi uravuga ati ndi umubyeyi ugira impuhwe, umubyeyi ufite urukundo kuri uno musore. Hanyuma nk'ababyeyi bahawe n'Imana bakagira umugisha ariko kandi bakabona ubutunzi, ariko kandi nk'abayobora amatorero, ndavuga abantu basenga, abo bantu hari abafite ubutunzi, hari n'abantu basenga. Nkawe nk'umubyeyi urabasaba iki kugira ngo bagufashe muri no rugendo, cyane ko warutangiye ariko kandi ukavuga uti sinifuza kurekura uno muhungu, sinifuza ko yakandagara, sinifuza ko yava hano kubera ko amafaranga y'inzu yabuze. Abo bantu ko ari babiri, hari ufite ubutunzi ariko kandi hari n'abanyamasengesho cyangwa abafite amadini cyangwa se amatorero muri rusange. Urasaba iki kugira ngo wenda bagufashe muri uru rugendo, kugira ngo nawe rwose wumve ko ufite abantu bakuri inyuma, ufite abantu bamenya ko hano hari umuntu ubabaye, ufite abantu bamenya ko hano hari umuntu ukeneye kurya, hari umuntu ukeneye kuryama, ndetse hari n'umuntu ukeneye kwambara? Yewe nanjye uko nduko nguko, uretse gusenga nkasaba Imana yuko ishobora kuturinda, nk'uko iyo wahawe impano yo gusenga warahawe n'impano yo kwihangana. Nanjye ndi umupfakazi ubu ngubu, ariko noneho mu buryo bwo gupfakara bwanjye nkaba numva ari ngewe uhagarariye n'urugo rwanjye mu buryo bwa byose, ariko numva yuko umwana ashobora kubaho mu buryo bw'imibabaro dufatanyije twembi. Noneho uwaba yaba intwara agiye kwishyira ku bibazo byacu uko bimeze, akumva nawe agiye kugira umutima w'impuhwe, icyo yamfasha ni uko yatera umwana inkunga mu gihe atari yabona inzu ye, cyangwa se mu gihe atarabona inzu ye mbese, kuko mu gateganyo birashoboka yuko muri iki gihe umubyeyi wacu adufasha kugira ngo tubashe koroherwa ibintu biba bitugoye, cyane cyane nk'abatagira inzu akumva ashaka ko babona inzu. Turavuga yuko byanga bikunze namwe mwatuvugira akabona inzu, akajya mu nzu
ariko akajya arushwa n'ibyo kurya ariko akaba afite inzu ye nawe akavuga ati agira neza nanjye baramvugiye akajya yicara akabivuga akongera agatekereza ati ya Mana nasenze niyo yabikoze kugira ngo abantu bahaguruke induba baze bamenye ubu ni ya Mana nasenze. Icyo ngicyo nacyo ukumva yuko cyaba kiri mu ntego zo mu byo kwizi iturutse mu byo kwizera. Ubundi igihe inzu itari yaboneka akaba yabona nk'umuterankunga umufasha akajya amurihirira nanjye twa dufaranga tukajya tumfasha ibintu bimeze gutyo. Ikindi cya gatatu akabona umuntu umufasha amaboko ntakora amaguru ntakora akeneye kwambara akeneye igihe agezemo ni igihe cyo kwiheba ni igihe cyo kwiheba kimugoye. Umusore ufite imyaka 20 cyangwa 26 burya aba ari mu gihe cyo kwiheba niyo agendesha amaguru ye akaba ari mu gukora byanga cyangwa bigakunda ariko byanga bikunze ntabura kudahangayita. Ibyo ni ibintu mwanyuzemo namwe murabizi. Igihe agezemo rero nawe kiramuhangayikishije. Cya mbere ntagenda, icya kabiri nta maboko akoresha, icya gatatu mwashakisha umuterankunga umutera inkunga ariko kuko afite umutima utekereza hari ingingo nyinshi yabahaye zifite umutima utekereza. Afite umutima utekereza uhamutera inkunga nk'utuntu akadushyira hariya yakwicara akaducuruza kuko ururimi rurahari n'umutima utekereza urahari. Yakwicara akaducuruza akadushyira hariya akajya abona icyarya akajya abona icyanywa akajya abona agasabune akabona utuvuta. Mbese numva ngewe mu bintu nabasaba n'ibyo bintu ko ari bitatu: kumwakira inzu, kumurihirira inzu atarayibona, umuterankunga nk'uwo wabonetse byakunda anyuze muri mwebwe, ubundi mukamushakira utuntu ashobora kuba yagerageza tukajya hariya agatera intebe hariya agakoresha ubwenge Imana yamuhaye buri mu bwonko bwe ari bwo Satani yamuvukije. Tukimbika kino kiganiro ariko uyu musore yatubwiye ngo yagarukiye mu mwaka wa mbere mu mashuri abanza. Uzi gusoma? Gusoma ndabizi no kwandika ndabizi. Hanyuma ubu ngubu imyaka imaje kuba myinshi ariko utajya ku ishuri. Aramutse ubonye ubushobozi wasubira ku ishuri? Ishuri narisubiramo, ubushobozi bubonetse narisubiramo. Gusa n'ubu ngubu nari ndimo kwiga ibijyanye na muzika, na music production, ariko narabirangiza neza. Hanyuma ubushobozi bwawe muri muzika bugeze he, bumeze bute? Urabyumva muzika kwiga n'akazi ufite nabwo n'urundi rugendo rukomeye kujya ku ishuri kandi ukeneye gutaha ukajya, ukeneye kwambara, ukeneye kwishyura inzu. Urumva harimo nyine challenge nyinshi zirimo, ariko aho uko bisa nageze hano maze kumenya gucuranga, gukora indirimbo, ntakora beat. Urebye muri make ntaho ngeze ariko ntabwo ndarangiza. Ninde ugufasha muri ibyo bya muzika, gucuranga no kuririmba akabigufashamo, cyane ko tubona nawe ubushobozi bwari bukeye? Ahantu niga ni ikigo cy'Abahinde ariko niga online, nta muntu ufite unyigisha. Niko online kujya kuri YouTube ukareba abantu bacuranga uko bacuranga, ukareba uko bakora beat, ukagenda ugafata mashini ugasanga ukora pratique kuri mashini hafanga bari mashini umuntu yigiraho. Hanyuma tuzi ko kujya online cyangwa se kujya kuri internet bisaba amafaranga, ariko kandi urimo uratubwira ko nta bushobozi ufite. Waba ufite umuterankunga uguha amafaranga yo kujya kuri internet kugira ngo ujye online urebe uko abandi bantu bacuranga, urebe uko abandi bantu biga muzika? Nta muterankunga afite, uretse ko hari ikigo handi gihanga gikora ibyo bintu. Icyo nagezemo mbabwira uko byagendekeye, basobanuriye barambwira ati none uko bimeze ngucya ntacyo ugize wige ufate kuri nuza nta kibazo, uko Imana izajya idufasha wenda uzajya ukomeza uzi wige gucuranga indirimbo zawe ucanga cyangwa se n'iz'abandi zicurange. Muri make nuko bimeze. Icyo kigo cyo gifite wifi yacyo, ntabwo ari ngombwa nyine ko njya kugura amayinite. Hanyuma tukiri hano ariko abakunzi ba Face TV ni abanyempuhwe, abakunzi ba Face TV
ni abantu bafite muri byinshi Imana yabahaye, bakavuga bati Imana yaduhaye ibintu, Imana yaduhaye ubukristo. Ni abantu bafite ubutunzi mu by'Imana yabahaye, ariko kandi bakavuga ngo uyu muntu wamushaka kugira ngo amugirire neza, kugira ngo amuhe imyenda yo kwambara, kugira ngo amuhe ikintu cyo kurya, cyangwa se kugira ngo agufashe mu bufasha bundi bugiye butandukanye. Yagukura he? Yagukura kuye nimero ya telefone, yagukura he kugira ngo wenda byibuze avuga ati nanjye uyu muntu mu by'Imana yamaye, mu mugisha Imana yampaye, mu byiza Imana yankoreye, nanjye ngiye gukoramo muri bike mfite, ngende sanga uyu muntu dusangire, numve n'igitekerezo cye. Yagukura he? Murakoze. Ashobora kumpamagara kuri telefone yanjye, cyangwa se kuri Facebook, cyangwa se kuri email yanjye, ntabwo byashoboka. Ndumva aho ariho umuntu yambonera. Nimero ya telefone ze 78 792 71 79. Facebook ni ukwandika Ananias Tuyisenge, ugahita uhita umbona. Ndumva ubwo ari bwo buryo umuntu yambona, arizo address zanjye. Urakoze mu kiganiro duhaye, nimba ntakigusobwe turagushimiye. Natwe turabashimiye kandi mwakoze kwitanga no kuza kudusura. Imana iguhe umugisha. Namwe bakunze festival mu ikiganiro tugiranye n'uyu musore, ariko kandi wenda mwagira ngo ni amakabya nkuru, mwagira ngo ni ikiganiro umuntu aba yahimbye, ariko kandi uhigereye nawe byagukora ku mutima, ukavuga uti nanjye mu byo mfite, mu by'Imana yampaye, umugisha Imana yampaye, mu butunzi Imana yampaye, natoramo 1/10, cyangwa se nkavuga nti nimba ndya 3 ku munsi, narya 2 ariko rimwe nkarimuharira. Abakozi b'Imana, ababwiriza butumwa, abanyamasengesho, namwe kandi ntago hano twabateranye muri kino kiganiro, kugira ngo amasengesho yanyu muyerekeze hano. Uho umunyarwanda atsikiye, tujye tuvuga tuti impore, tujye tuvuga umufata mu maboko, natwe tuvuga ngo twifatanyije nawe, kugira ngo Imana yo mu ijuru, Imana ikora ibitangaza, Imana nyirimpuhwe, natwe nitugira gucya tugasarurwa, Imana izagira iti mwakoze byiza, mwakoreye abanyarwanda, mwakoreye abari bababaye, mwakoreye abantu bari bafite intege nkeya, igira iti namwe reka mbaho urugendo rwiza rujya mu ijuru. Bakunze festival namwe ntitwabibagiwe, abirwota amasimbi, iki kiganiro namwe kirabareba, nta muntu numwe wo kwinosi iki kiganiro kitareba, kugira ngo nawe agire uruhare mu kubaka societe nyarwanda. Aho umwe avuze ati ndatsikiye, aho umwe avuze ati intege zanjye zirangiriye hano, twese tumufate mu maboko, tuvuge tuti impore. Nta kindi rero tubasaba no gukora subscribe kuri ino channel, kugira ngo ibiganiro n'amakuru ndetse n'ibindi nk'ibi tugenda tubategurira bijye bibageraho tukimara kubitunganya, kugira ngo buri muntu wese ajye amenya amakuru. Murakoze, ndabashimiye.